murajye mwirinda kugira neza mu maso y'abantu kugira ngo babarebe, mwaba mwibukije ingororano kwa so wo mu ijuru. Bakristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Iyi vanjiri tumaze kumva kuri uyu munsi tuyizi neza kuko idufasha kwa gatatu w'ivu, uyu munsi udutangiza igihe cy'igisibo. Ibi bintu bitatu rero tumaze kumva bidufasha mu gutangira igisibo, ndetse bikaba ari byo duhamagarirwa gukora atari mu gihe cy'igisibo gusa, ahubwo no mu bindi bihe, gufasha abandi, gusenga ndetse no gusiba. Nsoma iyi vanjiri rero, wenda namwe mwaba mwabitekereje, navuze nti ese gutanga imfashanyo abandi babireba ni nabi? Ese gusenga abandi babireba ni nabi? Cyane cyane ko niba turi hano twaje gusenga. Ese gusiba abandi bakamenya ko twasibye ni nabi? Cyane cyane ko na Kiliziya hari n'iminsi itubwira ko itusaba ko twasiba ngo kuwa gatanu mutagatifu, n'indi minsi yategetswe na Kiliziya twasiba kugira ngo muri uko gusiba kwacu bidufashe guhura n'Imana. Bakristo bavandimwe, ntabwo ari byo Nyagasani ashaka kutubwira uyu munsi, ahubwo arashaka kugira ngo twongere tugaruke ku kibazo nyamukuru. Kubera iki dufasha abandi? Kubera iki dusenga? Cyangwa se kubera iki dusiba? Kugira ngo dusubize ibyo bibazo, nuko ibyo byose tugomba kubikora kugira ngo twihuze n'Imana no kwihuza n'abavandimwe bacu. Ni nabyo Nyagasani agarutseho avuga ati ntabwo tubikora kugira ngo turebwe n'abantu, ahubwo tuba dushaka kugira ngo turebwe n'Imana. Ntekereza kuri ibi byo gufasha, ndibuka mu gihugu kimwe, ntabwo nkivuze, igihe cy'amaturo bakora nyine umutambagiro. Noneho ndibuka umubyeyi umwe waje rwose kuko bakora umutambagiro baririmba babyina, noneho umwe yarafite inoti $100 agenda nyine ayigira uku nguku, bose bareba ko ari $100, araza arayitura. Naribajije ni se uyu muntu koko ubwo bose yarashaka ko bose babona ko yatuye akanoti $100? Wenda twaba tubirebera hanze, ariko nabyo nyine ibigaragara hanze byatwereka n'ibiri mu mutima we. Bakristo bavandimwe rero, uyu munsi Nyagasani aradusaba kugira ngo n'ikiza twakora tugahura n'umukene se turi kumwe n'abandi, ntabwo atubujije ko twamufasha, ahubwo aratwibutsa akatubaza, ese mumufasha kubera iki? Ese tumufasha kuko tubona ko ari ishusho y'Imana, kuko akeneye ubufasha, cyangwa se tumufasha kuko tuba dushaka ko n'abandi barebye ko twafashije umukene? Ni nabyo dusanga n'abandi bafasha abandi, maze bakavuga bati, bagatanga za mfashanyo zose bafashije, ati kanaka yatanze aya ngaya, yatanze ibi ngibi. Tuba dufasha abandi kugira ngo koko nitwereke abandi, ahubwo twereke Imana kuko ariyo tuba tugirira. Hari n'undi muvandimwe, igihe yabaga yagufashije, yaguhaye ng'ishati, mwaba muri mu Kiliziya, akavuga ati murabona iriya shati yambaye, ni njye wayimuhaye. Bose nyine bakamenya bati iriya shati yavuye kwa kanaka. Nibyo rero bakristo bavandimwe, Nyagasani uyu munsi aje kutubwira tuti turebe igituma dukora ibyo bikorwa. Ibi bikorwa atari bibi, ahubwo tubikora nabi. Ntabwo ari bibi gufasha abantu, ntabwo ari bibi kuza gusenga, kuko nk'uko tubizi gusenga hari ukubiri. Hari ugusenga nyine tugasengera mu rugo, tugasengera ku kazi aho turi, tugasengera no mu nzira, ariko
hari no kuza twese kugira ngo duhurire muri kiliziya Nyagasani dufashanye mu isengesho. Ntabwo ari bibi, ni imigenzo myiza, ariko turebe se niba tuje mu kiliziya tuba tuje kuko gusenga. harimo umujeni, telefone ye yari iri mu ntoki, areba agasubiza mesaje, bamuhamagara akicara agasubiza. Yibaza nti se uyu koko ntabwo mucira urubanza, ariko naribazaga nti ese koko uyu muntu yaje gusenga? Natwe twakwibaza tuti se koko iyo tuje mu kiliziya ya Nyagasani tuba koko twaje gusenga, tuba koko twaje guhura n'Imana, tuba koko twaje guhura n'abavandimwe? Ibyo byose rero bikagaragarira mu byo dukorera mu kiliziya ndetse no mu byo tuba dutekereza mu kiliziya. Ntabwo natinya kubibabwira rwose, twibaze n'ukuntu tuba twaje no mu kiliziya gusubiza bikatugora. Padiri akavuga ngo Nyagasani nabane namwe, reka da, tukaba ngaho tutari mu kiliziya kandi twumva ko tugomba gusubiza. Bakristo bavandimwe, tujye tuza koko n'umutima wacu wose, tujye tuza nzi neza ko ntabwo ari ukwiyerekana, ariko no gusubiza nabyo biri mu bintu bifasha muri liturujiya, kuko liturujiya ntabwo ari padiri gusa, ntabwo ari abahereza gusa, twese tuba tuje kugira ngo duhurize amajwi yacu hamwe maze tuyerekeze kuri Nyagasani nk'uko tubivuga nyine mu masengesho ya kiliziya. Bakristo bavandimwe rero, dusabe kugira ngo iyi myitozo myiza ntidufashe kujya kure ya Nyagasani cyangwa se kure y'abandi, ahubwo idufashe koko guhura na Nyagasani, idufashe ndetse no kunga bwa bumwe hagati yacu, kuko iyo tuje gusenga nk'uko Nyagasani abivuga, iyo 2 cyangwa 3 bateraniye mu izina rye aba ari kumwe nabo, ari kumwe natwe. Rero twishime ko turi kumwe na Nyagasani, maze tumuture amasengesho yacu, tumuture ndetse n'ibyo dufite mu gufasha abandi, ndetse twiyunge nawe, twiyunge n'abandi mu gusiba, atari uko kiliziya ibidutegeka cyangwa se atari uko twabigize umugenzo, ahubwo kuko dushaka koko kwiyunga na Nyagasani ndetse n'abavandimwe. Nyagasani Yesu nabane namwe.